Iyo ikaze kuri Perfect TV ndashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe, abantu bamaze gukora like, abantu bamaze gukora share. Turi hano kubwira mwebwe kandi turi hano kubera kubazanira ibindi bintu bishyashya. Uyu munsi ndi kumwe na Yuda. Yagiye amenyekana mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi aratubwira byinshi kubyerekeye we. Yuda ni muntu ki? Yuda, karibu kuri Perfect TV. Asante sana. Amakuru Ni meza, ndashimira Imana. umeze ute? Ndaho kabisa, nta kibazo urebye. Niyo makuru ari mu mujyi nyine ntareba. Ndabibona. Akuse ubundi kubera iki Yuda? Kuki Yuda ni ibiki? Yuda Iskariote, Yuda gute? Oya, ntago ari Yuda Iskariote. Ni ukuvuga nta nubwo wenda wagakwiye kumva Yuda ngo uhite utekereza Iskariote gusa. Oya, hari n'abayuda benshi urumva. Ntabwo navuga ngo narikomeye kuri Iskariote. Oya ni Yuda nk'izina bisanzwe, nkuko wafata umwana nawe ukitwa Aziz, urumva, n'undi akitwa gutya n'undi akitwa gutya. Niyo mpamvu mugiye nitwa Yuda, ariko wenda ikirushijeho impamvu abantu bakunda no kubimbaza cyane nuko ndi n'umuraperi, urumva, nkora injyana ya rap. Niyo mazina wahawe n'ababyeyi Yuda? Oya, ntabwo ariyo mazina nahawe n'ababyeyi tu. Ababyeyi yangoye ntabwo babizi bya Yuda nyine. Ubwo yuzanye iyo ababyeyi nayo aba ari ku ifishi nyine kuri mituweli. Ntabwo ku ifishi hariho nde? Ku ifishi hariho Nzigiye Ibrahim, urumva. Uri umuyisilamu? Ndi umuyisilamu kabisa, mu rugo ni uswahilini kabisa. None se Yuda, tubwire gakeya. Hari twagiye tubona inkuru zawe nyinshi zitandukanye, kandi inkuru zindi zagiye zinavugwa yuko Yuda ahanini abantu bagiye batangazwa n'imyaka umaze muri game ya rap. What's up? Game ya rap nyimazemo ubu ngubu ni imyaka 10, urumva, ariko ntago wenda sinjye njyenyine wenda ushobora kuba umaze iyo myaka muri game, ahubwo njyewe wenda icyatangaje abantu no kumva ngo umaze iyo myaka 10 muri game nta muntu ukuzi. Ibyo ngibyo ntabwo byumvikana, urumva. Nicyo kintu nyine cyatangaje abantu. Naho ubundi kumara imyaka 10 muri game ntabwo ari ibintu bikaze. Hari n'abamazemo 20 na tarani, ariko nanjye niyo mpamvu mba nkirimo gusunika mpushinga, urumva. Nawe ukumva byaragenze gutya, ukaza ukanshaka ukambwira reka dukore interview bimeze gutya na gutya, ukambaza. Nibyo bigenda bingarura muri mode neza, ku buryo nanjye ushobora kuzumva ku wa 11 aribwo akagozi gaturitse. Iyo uvuze ngo akagozi gaturitse bivuze ngo iki? Ni ukuvuga ko kagozi niko kaba kankurura, niko akagozi kamfashe. Iyo gacitse uravansa. Yes. None se muri iyo myaka 10 Yuda, ni ikihe kintu ubona cyakugoye mu myaka 10? Wowe tekereza imyaka 10 kubera iki? Wowe uratekereza ni ukubera iki? Njyewe wenda ntabwo navuga ngo ni ukubera iki, kuko wenda iyo mba nkizi ntabwo naramaze iyo myaka 10 wenda mvuga ngo ndacyarimo. Iyo mbazi ko muzika nta kintu izamarira, rap nta kintu izamarira, mba narahise mbireka kera nkiri umwana, nkiri mu masegonderi, nkaba nakora ibindi. Ariko none ubu nanjye ndacyabaza ati se ni ukubera iki ntashobora no kuba nakora ingoma, urumva, wenda ngo zimenyekane cyangwa bigende gutya na gutya. Ariko ubu ngubu impamvu yari iriho ndimo najyana nyikemura, urumva. Mbere naza nkakora akagoma ndi muri groupe, urumva, tukagenda tukicara mu rugo iwacu aho ngaho mu ntara, urumva. Iyo uri mu ntara rero umeze nk'umuntu uri mu bishokoro, urumva, ntabwo wavuga ngo ugiye aha n'aha, wapi, urumva. Biba ari ibintu bikaze bro. None se tugarutse aho ngaho kitubwira kuri groupe bimeze bite? Groupe iri he? Ko mbona ndi kubona Yuda, nigeze kumva groupe yitwa Absent Killer. So Absent Killer, maze nyuma yaho sinzi ukuntu byaje kugenda, kandi muri Absent Killer nari nzi ko Yuda ari muri Absent Killer. So ni ikihe kintu cyabaye muri Absent Killer kugeza nk'ubu ngubu ukabavuga ati ni Yuda ntabwo ari Absent Killer? Njye ntabwo ikintu cyabaye muri Absent Killer ni kwa kuri nyine nakubwiye. Urabona iyo mutangiye urugendo mushobora gutangira urugendo muri benshi, urumva, ariko hari igihe musanga mwese mutari ku cyerekezo kimwe, sibyo? Umwe wenda ugasanga tuvuye Rwamagana, twese mu rugo ni Rwamagana, ugasanga uvuye Rwamagana, njye mfite gahunda yo kujya Butare, undi afite gahunda yo kujya wenda Ibyumba, undi afite gahunda yo kugera ni Kigali. Urumva ntabwo tuzirukanka kimwe. Uwi Butare azirukanka cyane. Hari igihe usanga uri kumwe n'abagenzi bawe mugakora. Absent Killer ari groupe yanjye, ariko bigera aho ngaho mugakura, ibyo bya groupe bikavaho. Umwana arakura akava mu muryango, umwana we wibyariye agakura akava mu muryango akagenda agashinga urugo rwe. Nanjye nubaha abagenzi banjye twabanye muri crew,
urumva sinabasuzugura ariko nyine hari igihe mubona nta kintu muri gufashanya mukavuga ati reka dutandukane buri muntu acukwe wundi acukwe kuko iyo turamuka tumeze neza muri groupe ntabwo twari kuba tutari kumwe n'ubu ngubu n'izi saa twakwiye kuba turi kumwe ariko ntabwo byari bimeze neza urumva twabonye ko bitarimo kugenda neza turavuga ati buri muntu uko azashobora azakore n'ibikunanira mugenzi wawe nakora umushyigikire kuko n'ubundi turi abavandimwe none se ko hari inkuru zagiye zivugwa ko Absent Killer yari yibasiwe n'ibiyobyabwenge ni ikihe kintu ushobora kutubwira kuri ibyo bintu Absent Killer nibyo koko abasore bagenzi bawe ni icyo kintu cyatumye kubera ko turabona nk'ubu ngubu muri industry ya hip hop byagiye bigaragaramo ibintu nk'ibyo ngibyo cyane kandi biracyakomeza kugaragara so turajya tubwire ikintu kubyerekeye kuri zino nkuru zavuzwe ko Absent Killer harimo ibiyobyabwenge kandi nawe nigero uri kuzibona ariko se nawe ukatubwira se wowe kuki wasigaye uri Yuda abandi bari hehe bimeze gute oya wenda kuvuga wenda kuki ibiyobyabwenge ntabwo navuga wenda ni nka kwa kundi niyo nka mutanga ibiyobyabwenge mugatandukana bashobora kumva ngo aba batandukanyijwe n'umukobwa abantu nyine baracukumbura bagashaka icyo bavuga kugira ngo babone ko n'aba bantu bavuga ati nibyo koko urumva nicyo kintu cy'ibiyobyabwenge kirimo ariko njyewe mu gusenyuka kwa groupe yacu nta biyobyabwenge byajemo kuko n'ubundi wowe niba turi muri groupe wowe ukaba ubinywa njye ntabwo wabinywesha urumva ntabwo wabinywesha akaba ariyo nayo mpamvu turi kumwe nawe nyine hano urumva abandi ntabahari ntabwo nyine so tujya tubwire wowe ntabwo wigeze ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa ibiyobyabwenge biba ari byinshi kandi bitandukanye urumva ariko mu buzima nakubwiye maze imyaka 10 muri no game ntabwo nakubwira ngo ntabwo ndanywa ku kiyobyabwenge oya nabamubeshye gusa uhudu tuba twarakuriyemo urumva abo twaba twarakuze dusanga twebwe twavutse dukura muri za segonderi ubona ku biyobyabwenge benshi babinywa urumva yaba urwo rumogi benshi barunywa amatabi bayanywa inzoga bazinywa ariko ukisanga muri iyo mood ariko kugenda ukura imyaka byonyine imyaka iragutegeka ikakubwira ati rero urimo urayobya ubwenge umwaka ukagucaho undi ukagucaho ugasanga wicaye hahandi imyaka 3 n'itanu yigusanze bicaye aho hantu 10 ikahagusanga umenya ko byarangiye urumva ariko wowe nibyo nakubwiye kakagozi wowe urahasoringa umuntu mukuru wicaye uri mu biyobyabwenge nta muntu uzakwizera ngo aguha akazi n'umuntu natakwizera ngo aguha akazi uzabaho gute bizakwica rero ngiye icyo navuga wenda ntago navuga ngo ibiyobyabwenge ngo biri muri rap cyangwa biri oya ibiyobyabwenge ahantu hose waba uri birashobora kuba gusanga ushobora no gusanga hari abanyamakuru bagenzi bawe byishe sibyo ushobora gusanga hari abakinnyi b'umupira byishe ushobora gusanga hari n'abantu wenda b'abaturage bisanzwe mu mudugudu byishe ahubwo nuko usanga no muri rap urumva nabyo birimo kuko nyine ntago nabihakana hari abaviwa hari abari za mageragere hari n'abari ku muhanda benshi tubona urumva ntabwo ibyo ngibyo nabihakana gusa ngiye ibiyobyabwenge uko bifata nk'ibintu byo gutama umwanya nyine hari igihe ubitamo umwanya ariko iyo urengeje none birakugora birakugora cyane nihe namugira urubyiruko kubera ko nk'aho uru rubyiruko kandi injyana yanyu iri kugenda igaragaza isura mbi okay so ni ikihe kintu ushobora kutubwira kuri kino kintu njyewe inama nagira urubyiruko umwana utaratinyuka kuba yafata ku kiyobyabwenge cyangwa se kuba yakora n'ikindi kintu cyose kibi ikintu cya mbere mbwira umwana ufite ababyeyi ni ukumvira ababyeyi be bakamubera urugero wowe niba utangiye gufata Bobo Marley ukumva ko ariyo muntu ugomba kukubera urugero icyo gihe uzashita gutanga wisanze mu mico yande ya Bobo Marley nujya kwizera Tupac ukamuha umutima wawe wose urananirwa kureba papa wawe wereba papa wawe ni muntu ki papa wawe yabanye n'abantu gute urebe umuntu mwiza ni umubyeyi wawe umubyeyi wanjye niwe mba nkunda kurenza abandi bantu bose urumva rero wowe nutabasha kumuboneraho abe riri modo wawe umugendereho buri kimwe cyose niba utekereje kuvuga none se tuvuge na urugero niba uri modo wawe ari Messi niba ukina n'umupira mu Rwanda uzavunika kuko uzashaka gukora ibyo Messi akora utabishobora urumva nubasha kubikora ugacenga babiri
uwa kane azakuvuna usange kariyeri yawe irarangiye. Ibyo nakubwiraga rero, umwana wese ufite umubyeyi, inama njye namugira ni ukumva icyo umubyeyi wamupangira, ukumva icyo umubyeyi wamupangira. Uko umubyeyi niba akubwiye jya ku ishuri genda wige, niba akubwiye shaka amanota meza yashake, urumva, kuko nawe impamvu arimo kubona minerivare ni uko yahasorinze iryo shuri akaryiga cyangwa ayo mafaranga akayashaka akayabona, urumva. Niyo mpamvu rero buriya n'umwana yisanga muri ibyo ngibyo mu bukundi bw'ibiyobyabwenge, ababyeyi ntabwo bakibumva, baramubwira ikintu nawe agasubiza ikindi. Kandi uretse n'ibiyobyabwenge, yaba ubusambanyi, yaba inzoga, yaba ibiki, kandi none kiba kibabaje no muri ba bandi b'inshuti z'ababyeyi babo, nibo barimo kugira gute kugaruka bakangiza abana b'inshuti zabo. Kuko si wumva se ngo hari na ba sugar daddy, abo ba sugar daddy nabo bafite abana b'abakobwa, urumva. Rero ubwo urumva nawe niba ufata umwana w'abandi w'umukobwa ukamufata ukamushuka ukamutesha ishuri, urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, urumva. Abasaza barasaza, abana bakavuka, urumva. Abana urumva bahugiye muri ibyo bintu bibi, batumva ababyeyi, batagira gute, kuko ubundi bigiye gucika byahera ku babyeyi. Mu rugo niho hantu biva n'ibyo biyobyabwenge, kuko wakurikiranye umwana wawe uko bikwiye ntago yazanywa ibiyobyabwenge ngo biyoberwe, ntago byazageza ahantu amara imyaka 10 akoresha icyo kintu utaramumenya. Oya, ahubwo ni kwa kundi n'umubyeyi nawe ari muri shugurize ivi na ivi, ugasanga abana barimo barirengera. Yes, Yuda, urabona nk'ubu ngubu hari ibintu tumaze kubona muri industry, rap old school, ariyo rap nzi mukora nka Absent, nkukiri Absent, nka Yuda akiri Yuda. So turi kubona icyo bita Kenya trap, kandi tukabona ko mwebwe bari kubigizayo cyane, ntago muri kugaragara. N'abaraperi bari barizwiho kuba bashobora kuba bakora iyo rap old school, ubu ngubu bakaba bari guhindura, bari kujya muri trap. So tubwire bimeze bite ahangaha, ese ushobora guhindura ukajya muri trap, bimeze bite kuri muzika yawe? Abantu baratategereje kumva ese Yuda muzika bimeze bite, umuntu umaze imyaka 10 underground, ni igiki ari gutegura gishobora byibura? Wenda hari abantu bakwimye chance, ariko wenda iyo chance abanyarwanda barashaka kuyibona, ushobora no kuyerekerana hano kuri Perfect TV. So tugira icyo tubwira. Nje wenda icyo navuga ngo abaraperi bose barimo gukora trap, kuko n'ubundi ntago ari kuvuga ngo ni Kenya trap. Oya, bya Kenya trap wenda nuko abapeti ari iriya movement iba yaravuze ati reka twikorera akantu kacu kabe Kenya trap. Nabo barahasorinze imyaka myinshi, underground irabakoma, nabo bababaza underground barayizi n'ubu ngubu, urumva maye. Ntago ngewe napinga ikintu cyabo, ngewe nshimira uko nabo bakora game, kuko ngewe ikintu cya mbere kimbabaza, ikintu cya mbere cyica umuziki, ikintu cya mbere cyica umuziki ni itangazamakuru ryo mu Rwanda nta mafaranga rifite, ibinyamakuru byo mu Rwanda nta mafaranga bifite, urumva. Kuko nta mafaranga bifite, urumva babahanzi bo yandi make yabonye umunyamakuru nawe agomba kuryaho, kandi ni true, ibyo nibyo. Niba umunyamakuru yagufashe akagusapotinga, inyungu agomba kuyibona. Ariko none ikibazo hano mu Rwanda, ibitangazamakuru nta mafaranga bifite byo kuvuga ati dufashe. Tuvuga urugero, urabona nka generation y'imyaka 2 y'abanyamakuru ihita ivaho ikajya gukora kandi kazi, sibyo? Hakaza abandi banyamakuru generation yabo mbega ukabona se abanyamakuru ni ukwimenyereza, ni ukugira gute. Wenda umfatishije, wenda tuvuga urugero, ufatishije wenda umunyamakuru nk'ubu ngubu ari nk'umunyamakuru yari dusapotinze bya hatari mwana bikaze, ariko tugeze aho ngaho turamubura. Uzi ko twamumuze tukamera nk'abantu barwaye, tukavuga ati n'umutipe bita Eddie Claude Mudenge, sinzi niba muzi, urumva. Eddie Claude Mudenge ni umuntu wadusapotinze bya hatari, atanatuza akiga i Butare kuri Sarusi, urumva. Tukazajya twumva indirimbo zacu kuri Sarusi, tukavuga ariko ninde ubikora. Umunsi umwe turahura tu, aravuga mwana ni mwebwe Absent Killer, turavuga ati mwe muranagura ngewe narabakoreye umuti, turavuga ati cyo kora warakoze kabisa n'iki ari umwana mwiza bya hatari. Twahurira hano muri concert akabwira Musaka, amubwira shyiraho bano bapeti urabona ukuntu bambaye neza, urumva, shyiraho abo bapeti iki nk'uwo nguwo. Iyo duhorana tukamurana imyaka 10, ubu se mba nyiri underground ntago bishoboka, urumva. Reba nka Kamishi bagabo, urumva, we ntitwari turi kumwe se, yadukoreye nawe akazi kenshi cyane,
ariko nawe yagize gute yaragiye. Ba Mike Karangwa urumva, ba Risudi urumva ni generation yari imaze kumenya abahanzi icyo ari cyo. Yose tuvuga urugero abahanzi bari icyo gihe, ubu ngubu baza bavaye, uraza nanjye ubwanjye ndaza kuri radio cyangwa kuri TV nkasanga abanyamakuru bahari bose ndabaruta, urumva nkasanga ndabaruta. Kandi icyo gihe njye nazaga kuri radio nsanga ndakana, mpasanga ba Skizi, mpasanga abajama benshi, urumva ba Bakti, urumva ba Paxoni, abo bose urumva mbona ari abantu b'abagabo. Ariko ubu ndaza nkasanga ba bandi bose ntabahari. Iyo baba bahari se ubu bimeze gute? Wenda n'abara n'ayo mafaranga bashakaga mu itangazamakuru baba barayabonye, byibura ubu ngubu ibintu byaratunganye, sibyo? Ariko kugira ngo ibintu bizatungane ni ibintu biba bikaze wangu, ni ibintu biba bikaze, ni imisonga. Njye sinakubeshya, urumva mani, ni imisonga. Kuko iyo urebye entertainment yo mu Rwanda iraryamye cyane, ukabona nk'umusaza nka Makoni Koshko, ukabona umuziki nta kintu wamumariye, ukabona nk'umujama nka Rafiki wakuze waminiya, ubu ucaho ukamubwira ati mpa agafoto, ukabona umuziki nubwo wenda ukimumariye ariko ntabwo ariko byagakwiye kumera, urumva. Ba Chameleone bakoranye korabo bameze gute, ba Professor Jay Jabongo urebe baramwubaha. Ariko twebwe ikintu cya mbere bituruka muri quartier, wenda wabaye umusitari, abantu babanje kugupinga n'abantu muturanye, sibyo? Abantu muturanye ngo rero wigize umuhanzi ngo nawe se ngo burasa azabishobora, aho kugira ngo byibura muvuga ati reka tunagabanye ubushomeri. Kuko impano nicyo kintu cya mbere gitunze abantu benshi ku isi. Impano nibo bakire ba mbere ku isi, abanyempano, urumva. Rero icyo twakwiye gukora, niba ubonye n'umwana afite iyo mpano ukavuga se uno mwana yaca hehe, urumva mupushinge, si umufate ngo ejo uhite umureka. Nese ugira ngo biriya bya Kinyatura byaramba wapi? Hari igihe nk'abanyamakuru bafata bapeti kugira ngo bavuge ati reka twereke bariya ko hari abandi babishobora, atari ukuvuga ngo babikoreye urukundo. Ubu se Mukadafu ari he? Mukadafu ntabwo ari hiti se? Ubu se bamufata bakamuzamura bakavuga ati Mukadafu byibura reka tumugumisheho. Ibintu bimeze gute? Haba haraje n'undi nawe agafata undi nawe agafata undi. Ubu se Pifra ari he? Ubu se ba Jay Polly bari he? Ninde se byibura wibutse rap ngavuga ati nabonye agafaranga reka nshinga studio byibura nzamura underground. Nturebe kuvuga ngo njye ntago ndeba ngo rap ngo afrobeat, oya ndeba muzika nyarwanda, urumva. Njye ntago nareba ngo nguyu ni umuraperi ngo yakora afrobeat ngo yakora zouk, oya. Niba basha bamureke bamupushinge, ntibamugeze ahantu ngo bavuge ati turamurekuye, urumva. Kuko niko ahandi tuvuga urugero, nibyo nakubwiye, ibyo byose biva kuki? Ku kibazo cy'ubukene, urumva. Nta mafaranga, urumva, nta mafaranga, urumva. Nicyo kibazo. Yuda, hagati y'amafaranga, nk'uko uri kuvuga ku mafaranga, hagati y'amafaranga n'ubwenge wahitamo iki? Njye nahitamo ubwenge, kuko buriya n'amafaranga ni igice cy'ubwenge, urumva. Buriya amafaranga ni ukuvuga ngo wowe wahitamo ubwenge. Njye nahitamo ubwenge kuko ndabizi ko ubwenge, amafaranga yunganira ibindi bintu byinshi kugira ngo bibyare ubwenge. Rero ufite ubwenge n'amafaranga ubu yafite. Hari abavuga ko uburyo buri muntu afata icyo akennye. Oya, njye ntago ibyo ngibyo ababivuga baba bashaka nyine ubashaka guseka, niyo mpamvu barumbajira ako kantu. Ndabeshya. Oya ntago ari cyo. Oya ni ukuvuga ngo urumva ko wari ubyemeye, ni ukuvuga ngo ubu ufashe icyo wowe ukeneye. Njyewe nkennye ubwenge. Ukennye ubwenge. Nkennye ubwenge kurenza uko nkennye amafaranga, urumva. None se ugira ngo byira nta nubwo bisekeje, ni n'ibintu byumvikana. Iyo nza kuba mfite ubwenge ntabwo nari kumara imyaka 10 ndi underground, urumva. Rero kuvuga ngo amafaranga yo wenda n'ubundi yafite cyangwa n'ejo nzayabona, ariko ubwenge burya nibwo buri necessaire kabisa, sinakubeshya. Wenda wongere unaseke nta birenze. Yes, wakaba ari Yuda turi kumwe hano kuri Perfect TV, ariko tubwira ku byerekeranye n'urugendo rwe rwa muzika guhera mu mwaka wahereyemo uko utangira game. Umwaka natangiye 2009, urumva. Ntangiranye na Junior Military System, Rick yarankoreye, piano yarankoreye, Ray yarankoreye. Ni benshi gusa, urumva. Nayo mazina mba nkubwira, ariko iyo abakiri mu gihugu agipushinga tuba tugeze se. None se bari ujya ufata urugero nka za Bongo cyangwa za Kenya,
urumva kuko ntago twakwirefera ku bagande abagande bo bafite ukuntu bakora ibintu byabo banashyigikirana birenze umupeta kubita hit agahita agura imodoka ariko ushobora guhura na Amarone si yakubise hit nk'eshanu si yakubise hit nk'eshanu ariko mugakubitana nta fungo no urabizi neza ko Amarone nta fungo oya n'urugero njyewe n'urugero kandi njye ntago natanga urugero ngo njye kuvuga Chris Brown ngomba kuvuga Amarone nkavuga ba Meddy nkavuga ba The Ben kuko na Meddy na The Ben ntago ariyo revo bagakwiye kuba bariho wenda ajya kuri Instagram urebe aba followers Meddy afite n'urugero hari miliyoni irimo nta miliyoni irimo The Ben hari miliyoni afite none se urambwira ko abanyarwanda wenda tuvuga urugero bakoresha IG ni nk'abangahe wenda wowe umunyamakuru mpa nk'urugero ni bangahe tugishyize nko kuri pourcentage twavuga nka 70%. wenda mbwira mu turi miliyoni 12 ni hafi n'eshatu mbwira ati wenda miliyoni zingahe zikoresha IG cyangwa ni okay wenda ni nyinshi ni 70% dushyize muri percentage nyine ntago nakubwira ati mbwira wenda uvuga ati ni miliyoni 2 zikoresha IG ziranarenga nose twese dukoresha IG tugiye tugafollowinga Meddy uzi byagenda gute byakorera ihe bara si byaba birenze twese tugiye tugafollowinga The Ben niba ari miliyoni enye zikoresha IG twese tugahita tumufollowinga byagenda gute ariko tutabashije gusapotinga Meddy na The Ben bari ku ruhembe rw'umuziki nyarwanda ntago wavuga ngo ugiye kuzamura ngo undi ngo abarenge ntago bishoboka utabashije gukunda bari n'uri hasi ntago uzamukunda man ntago uzamukunda ikintu cya mbere cyo gikennye n'urukundo niki no gushyira hamwe no kumvikana kuko iyo hatarimo kumvikana hatarimo urukundo man rafiki yangu nta kintu mwapfa kugeraho industry hora hasi hora none se niyo myaka 10 mazemo mbwira nk'umuntu wagize ikintu akuramo mbwira ntawe kubera iki niyo abonye izo miliyoni zaguma batangira kumuhigira akavuga zinamumarira iki ivi na ivi urukundo rurihese narwo man ariko buriya niba zibonye shimira Imana uvuga ati Imana ishinga ko buriya yabonye igeno nanjye ejo nzaribona kandi imenya ko nayarya nabi azagaruka nayo wari kuzarya ari we wayaba yes man yes turashimira cyane abantu bari kuri Perfect TV uyu ni Yuda njyani Aziz Boy turacyakomeje hari akantu gato yanjye nshaka Yuda utwibwirire muri ino game urimo urateganya iki nk'umuhanzi ntago uko mbibona ntago ura giving up ntago urarekera kumva ko ushobora kubikora imyaka 10 irashize kugeza ubu ngubu ni ikihe kintu wumva kikiguha icyizere cyuko bishobora kuba njyewe ikintu ubu ngubu mbameze nka wa muntu inzira ngagone abavuga ati isa ushobora kumva Yuda nabi Karongi bamuririmba sibyo ushobora kumva bigisenye bamuririmba biteye ko nanjye ikintu ndiho ndi muri industry urumva ndi muri industry kandi umuziki ni nko kubona umuntu yakinnye ruhago ntago ajya hasi Godi niyo yasaza afite imvi byo kubona ukabona ashizemo utujezi Godio agiye mu mazowezi hariya mu kibuga agakina nanjye rero so kuvuga ngo ndi hano mfite album urumva mfite album yanjye urumva ndimo gutegura nanjye ngomba kuzageza ku munyarwanda niyo nashyira YouTube abantu bakagenda bakayireba bakayumva si ngombwa wenda ngo Yuda umunyamakuru amuvuga ari kuri radio si ngombwa ngo amvuge ari kuri televiziyo si ngombwa ngo munyandike mu kinyamakuru oya ahubwo ngiye ngomba kuzabazanira imizingo itandukanye niyo bumvise urumva nkayita YouTube abantu bakajyaho kandi icyo navuga nanjye ntago naza gukora mbona n'abarimo gukora nta kintu babonye ubuse abafana nukurirwa bavuga gusa nta kintu babamariye urumva nta kintu babamariye kuko urukundo rwonyine hari ikintu gitangirwa ubuntu n'urukundo nese umuntu atagukundiye igihangano muzahora mu nzira guhigihumbi se uzakora shose azavuga ati ngo uzita ya VIP ya 5 wapi ni handi usanga uteguye show VIP na invitation VIP na invitation ukabona bishiye bari hirya mu kagari urumva none se ubona amafaranga se wayakura ntaho wayakura rero niyo mpamvu nanjye mba ndi muri zindi diri zanjye mba ndimo kwihigira ubuzima urumva na famille zanjye urumva mvuga ati kuko nanjye urabona ndakuze nta kindi ndindiriye ese iyo durubatse ntago nubatse wenda by'imiryango reka ibyo umugore n'abana reka tube twiretse nta mugore mfite urumva
gusa nibyo nanjye ndimo kukubwira nicyo kintu kiba cyaranteye urwikekwe kubona umuntu w'umupapa ari stage akubita agenda batanamwishyuye byibura ni ikibazo birumvikana. Iki ni ikintu kigomba kugarukwaho muri industry nyarwanda, ikintu cyo kuvuga kugaragariza urukundo abantu bacu, kugaragariza urukundo aba star bacu, abantu bafite impano zitandukanye tugomba kubagaragariza urukundo, tugomba kubereka impano zabo icyo zidufasha muri rusange. Ushobora kuba uri mu ahantu uri kubyina indirimbo y'umuntu ariko wamubona ukaba utanamusuhuza, that's not true. Ibyo ngibyo ntabwo ariko bigomba kumera. Ugomba kumubona ukamwishimira, ukanamuha courage yo gukomeza kukugezaho ibindi bintu bitandukanye. Yuda, turagushimira cyane. Iyi Perfect TV turashimira cyane kuba babashije kuza hano tukabonana mu magambo makenya. Turagira ngo tukwifurize amahirwe masa mu bintu uri gukora muri album yawe, turanayitegereje. N'igihe uzajya kulocinga nka Perfect TV tuzaba tuhari. Yes, turagutegereje cyane muri industry, tubone ibyo Yuda byatumye amara imyaka 10. Oya, nanjye kabisa ndashimira Perfect TV, urumva, kandi ndashimira buri muntu wese ubasha gukora ikintu mu gihe cyacyo. Niba ubona umupeti afite impano muzamure. U Rwanda nta butaka buhari ngo tuzabona ibyo guhinga, wapi, nta peteroli, nta mazutu, niki, nta no gutwika amakara, no barakubika, urumva, sindakubeshya se. Ariko byibura umuntu ufite impano ye mugeragereze. Niba ari umwana ukomoka muri quartier ukina ruhago, mujye kumufana, mukoma amashyi, mubwire ati courage, atera imbere, urumva. Niba ari umupeti urapa, mumuha amashyi, atera imbere, yigurira imodoka, yubakira ubuzima. Nimwanga azagaruka bibe, urumva, azagaruka bakore mu mifuka kubera ko mwamutereranye, mutabashije gufasha icyo yarashoboye. Kuko twese ntago twabasha kwicara mu biro ngo tujye, twese ntago twarangije za kaminuza cyangwa twavuye za diaspora, ntago twese ariko bimeze, urumva. Niyo mpamvu fasha mugenzi wawe, nubona umwana ufite impano mufasha akiri muto. Namwe banyamakuru muhumuke, muvane ibihu mu mutwe, mwarize, urumva, muzi ubuzima icyo ari cyo. Ariko ikintu cya mbere, fasha mugenzi wawe. Njye nicyo kintu mba numva nanavuga, sinanjye njye niyo utamfasha ariko ugafasha umupeti uri hasi, njye nanjye bizangarukira. Nk'Irwamagana, nk'ahantu mvuka Irwamagana Buswahilini, haba hari abana benshi bafite impano nyinshi cyane, abakinnyi b'imipira, abapeti barapa, abapeti baririmba, abapeti babyina, abakorobate. Ariko peti akazamuka yagira imyaka 20-25 agahita bireka kubera ko arabona nta nyungu, arabikora avunika, urumva. Urajya kuri stage wakora show, watanze amafaranga kugira ngo kodeshe intebe biki, hakabura n'umwe uza kwicaramo, urumva, hakabura n'umwe uza kwicaramo. Kandi ababi Kigali wakumva ngo Bravane, wakumva ngo Bruce Melody yaje Rwamagana, mukagenda mugapfuka amasare mukayuzuza, mwanze kwitabira abana biwanyu, bazajya bagaruka babakore mu mifuka. Nicyo muba mushaka. Yes, murakoze cyane. Yes, Yuda, urabona nk'abagenzi bawe baragiye, usigaye wenyine. Turajya ngo tubwire bagenzi bawe bagiye hehe, bari hehe, niba koko ibyo bintu bivugwa koko atari ibihuha, niba koko atari abantu bagiye muri ibyo bintu twahoze tuvugaho mbere. So watubwira wenda bari hehe, bari gukora iki, bari mu biki? Bagenzi banje nabo barahari, Pirato, Herode, amahoro y'Imana kabisa, bane namwe, urumva, nibo bavandimwe twatangiranye, urumva, gakino. Ariko n'ubu Pirato nawe ari hano KGL, nawe ndabizi ntago ajya aryama, urumva, nawe abarimo gukora, urumva. Kandi na Herode we ntago akiba mu Rwanda, urumva, yagize impamvu yikomereza hanze. Ari nayo impamvu nyine group, urumva, niyo mwana abantu batatu n'ibindirimbo yarigizwe na verse 3 z'abantu batatu batandukanye, mugasigara muri babiri. Kandi noneho turakuze mane, turakuze, ntago ari byaje no kugendera mu kigare. Kandi urabizi kigare, nawe urabizi hari imyaka ubutemewe kuvuga ngo ugiye kugenda n'umugabo. Umugabo hari imyaka agira akaba atemewe kubana n'umugabo mugenzi we, bikaba ngombwa ko ashaka umugore, urumva. Ubuzima nibyo biba byaradutandukanyije, ariko nta mutima mubi, nta byo kuvuga ngo nibiyobyabwenge. Ibyo ni abantu, ibyo nakubwiye. Iyo abantu batandukanye bakabona, niba bari bazi ko turi inshuti, bakabona ntitukigendana, bashaka ikintu bakreatinga bo ubwabo, bakavuga ati batandukanyijwe n'iki. Ariko njyewe nkanjye nyirukuri, bariya ni abahungu nzi, urumva, nabo banzi, ndabubaha nabo bakanyubaha. Kandi
njyewe icyo mba nizeye nuko yaba Herode arakora umuziki, yaba Pilato arawukora, yaba Yuda arawukora, kandi ndabizi ko muri ayo mazina mvuze rimwe hano mu Rwanda rishobora kuzayobora, kandi niriyobora n'abandi bose ntabwo muzamenya aho bavuye, muzabona baza gusa baguruka barenga. Icyo nicyo wenda nabasha kuvuga kuri groupe yanjye Absent Killer, twahereye kera urumva, kandi nta nubwo nareka mfate na mikoro ahangaha mbanze mbakubite na vesi, urumva ushobora kumva umuntu avuga akavuga ariko se uriya akora iki, ni ukuvuga ni iki, ni injuga oya, turandika, mfite ibitabo narabirunze nka bimwe by'abahamya ba Yehova, urumva mfite n'amarubumu urumva ngo ni intimba insonga umutima ukansimbuka, nkibona ababyeyi bagiye ku bisendwi, ubu bakaba badafite ababaha amazi, ku batazi ibyacu bazi ko twasaze twapfuye duhagaze, natwe si twe tuva muri karitsiye zitera ubwoba abashyitsi, njye nabonye byinshi kenshi noswe na benshi, nta cyubu cy'agatsi n'abasobanuzi ba Bible nabo barimo abahashyi, turi muri mondi kakaye y'abifite abayarunze, bazi ko ari bo Imana yakunze. Perfect TV ndabashimira, murabagabo mukomerezaho, nejo bundi muzaze mbahe flow, njyewe nitwa Yuda Uswahilini mu Kagari.